bakubite gato Imana igumushye.
nshika barambwiye ati natwe twaragusengera kugira ngo uze usange umuryango. Ni ukuvuga ngo amasengesho yanyu n'abanyakigali n'ayanjye yahuriye hamwe ahamagara Imana. Imana ibikunda ko uyu mwaka ugomba kurangira nageze hano. Nukuri ntabwo abazanye n'amafamiye nshaka kuburetse ntaco. Abazanye n'amafamiye yabo ushaka kuba kutumva uburemere bwo kuba kure y'umuryango, ariko abantu basa nk'uko kwanjye barimo kubyumva kuko ari ibintu bikomeye. Noneho igikubiteho ngewe umwana wanjye yavukiye hano, atinda kungeraho. Iminsi bifuzaga kuza n'umunsi bampamagaye ngo uzaze gukora interview. Mbwira uwacu ati uracaje kandi bampamagaye, dukore imibare turebe. Nuza urakoresha ifaranga nyinshi kandi deja naje byakunze naje kandi nzakora. Numvaga ndi gukora interview bigakunda. Nuko amara yo myaka yose ataraza imyaka 4, umwana no kuri video nuko nyine kubona akagasura akavuga ati daddy buke ejo buke yaramaze iminsi yaramaze kumenya wese twavugana akampamagara akamenya. Ikimenyimenyi nuko umunsi nza niwo wirukanse wa mbere kuza kumpobera. Numva birandyohe. Yaje yirukanka, barambwiye ngo bamwe ngo bazabatinya, ariko yaje nari nkara ku muryango arirukanka aza kumpobera. Numva biranshimishije. None tugere mu rugo, kuva mu gitondo n'ukunkangura tukirirwa twiruka mu nzu bukira. Nanjye sindi kuruha kuturiruka tukaja no hanze, gusa imbeho yiwanyu byinshi. Kubera iki? Kubera ukuntu nari mfite amatsiko y'umwana wanjye kumureba. Nari mfite amatsiko, karavuga ngo karampamagara ngo daddy, iryo zina rya daddy mana we. Afite ibyongereza byinshi ntabwo ndi kubimenya mwe, ariko bya daddy kiravuga ngo daddy nkama numva ibitose bigashira kabisa. Iryo zina riraryoshe mu zukuri. Semena amen. Semena haleluya. Nukuri kabisa. Nuko nubwo buzima ndimo icumwero gishize, ariko tubayo n'umukobwa wanjye yaramenyereye. Nyirakuru aza kumutora akamuhamagara ngo aramushaka, yabateye irungu akamubwira ati sinzi daddy yaje sinza mu ndeke ntabwo ndi buze. Merewe neza ko murabona ko cyaka gasura nuko nabonye umukobwa wanjye n'umugore wanjye kabisa meze neza, ndumva mu mutima bimeze neza. Semena haleluya. Haleluya. Narishimye kabisa. Narishimye kandi ashimira uwacu. Nta mwanya wo kumutambutsa uhari kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza, ariko ndamushimiye koko iyi myaka yose yihanganye, imyaka 5 yose tutari kumwe, akora inshingano ze agomba gukora ku mwana, akora n'inshingano zanjye mu Rwanda. Mwebwe nimwe ba sponsor bacu mu Rwanda, kandi umuntu afite mu diaspora abameze neza. Iwacu mu diaspora abameze neza. Uriya muntu yaranyubahishije, uriya muntu twashakanye, uriya mugore wanjye afata neza mu Rwanda, afata neza umwana. Nze kuza arestara, mbona nyine ibintu bikoze neza. Ndamushimiye. Ndamubaza ngo si ibintu kwaguze ibintu bihenze, wari ufite ifaranga zingana gute? Nuko ndamubwira ati ntibafashe ideni turebe. Ati nta deni habe na rito. Nukuri ugura intebe, ugura ibintu byose, televiziyo ingana n'iyi kanisa, ukora ibintu byose nta deni, ugura imodoka nta deni. Ati niko byagenze. Wagize neza, ndagushimiye. Haleluya. Soko yaza kurifata byari kuba bibi, kuko yagombaga kunyitegura geste birumvikana, ariko none kura ngo ubone izo mbaraga zo kudafata ideni akanyitegura kura ngo nshikire ahantu hameze neza. Mu byukuri yabaye umugore w'intwari, ndamushimiye cyane. Nuko ngera hano rero muza kunyakira. Nzi byicaza, ntabwo nzi patro, abo nibo mbashe kuvuga byihuse kuko amazina yabo arihuse, kuko abo mazina tuyatunze mu Rwanda. Ngo mare n'abandi baje kunyakira kwiwa c'indege munyereka urukundo. Nyuma yo kuza kunyakira baje no kunsura mu rugo kunyegereza, kumbwira ko
urakaza neza mu muhana. Uko se ndacavuye muri umuhana sinkivuyemo habe n'umunsi kabisa, kuko deje onye abantu baje kukwakira bakaza, hari bamuze nabo baje kunyakira mu rugo bazanye na muzehe. Numva urukundo mufite abantu bahano birarenze. Imana bamigisha. Okay, naje nduwanyu tuzafatikanya ico dushoboye ndo mu muhana. Ubu nanjye ibyo mwambwira byose, ubu nabaye responsable w'urugo, nimumbwira ati tangiza